isaha y'Imana ntirenga. Nta munota, nta segonda, nta wabihagarika, kuko Imana ntigira ibibazo, ntigira zambuteyaje, ntikererwa, ntigira gahunda zikerereza. Isaha y'Imana ntirenga. Ariko ndashaka kubabwira ko nubwo ari icyemezo umuntu afata cyo kuba umuntu w'Imana nyakuri, giteza ibibazo. Tuvugana ukuri, hari igihe bisaba kusigara wenyine, abandi bose babyemeye, bemeye ibintu, ariko kubera ko ushaka umuntu w'Imana nyakuri ugasigara wenyine, muzaba mureba mu minsi iri imbere abantu bazabwambara. Imana ikwereka n'ikimenyetso gituma uhenda. We ko umuntu uciriritse, abadayimoni barara baniga, imyuka mibi irariniga, dayimoni zirara zisura, musambanyi kazarara sura, umwijima urarusura. Imana ibashoboze kandi Imana ibaha imbaraga. Za mbaraga muvuga, bwa butware muvuga, ya mirimo muvuga, ya maboko akomeye muvuga, yiyerekanira mu kibuga cyitwa abantu b'Imana nyakuri. N'umuntu w'Imana nyakuri Imana izakwiyerekaniraho. Ntabwo uzapfa Imana itarakwerekaniraho kikomeye, Imana itarakwerekaniraho kihambaye, itarakwerekaniraho ko ari Imana y'imbaraga. Imana rero muyifate nk'imari iremereye. Basi mutayumva nkaho ifite urukundo, nkayigira neza, nimuyifate nk'Imana imari iremereye, muzakenera ejo. Hari abagabo baje muri aya materaniro, hari ikintu Imana yatwemereye kandi nta mugabo uri hano utakyemerewe. Mbabwira ari iki? Icyuya. Muzasome Bibiliya yose, nta hantu havuga umugore w'umunebwe ntaho. Muzasanga bavuga ibyiciro byinshi by'abagore, abingare, abiki, ariko ntibavuga umugore w'umunebwe. Muzi impamvu batavuga umugore w'umunebwe? N'umukobwa uzigira umunebwe muzamubwiye ngo nibyo wigira bizakuvamo. Ubu muri iyi minsi kugira imyaka 21 bisobanuye kubona umugabo. Wabwahagira n'ufite inzobe yako ukagira no mu nda zero. Igikara wandi umuvuga ngo afite jimbirijiga akabona umugabo agakora ubukwe paruwase yateranye. Bwira mwene so ngo ibintu byarakomeye birasaba Imana. Wabana Imana nkuzayikenera. Ntabwo kwiga bihagije, birasaba n'Imana ngo gukingure n'imiryango. Ntabwo kugira mu nda zero bihagije, birasaba n'Imana. Imana iramu umuntu ntiyamushyize mu buzima bwo kwigenga atayifite. Nta rwego na rumwe uzageraho ngo we gukenera Imana. Urwego rwose uzageraho, wazamuka cyane, wakomera cyane, wagira izina rihambaye cyane, wa umuntu ufite izina rikomeye cyane, uzakenera Imana kuko Imana ntiyashatse ko twigenga. Mukeneye imyanzuro myiza, mukeneye imyanzuro myiza, ni mu bantu b'Imana nyakuri. Baho umugisha cyane, ndashimira Yesu ko yongeye kungira icyizere cyo kugaruka. Imana iduhana umugisha twese. Kuba tutaziranye, nitwa Yohani Paulo nkuko babivuze, ndi umukristo warurirwa i Nyarugenge. Dusome mu gitabo cyo Kuva kuko ngiye kuvuga iminota mike cyane. Kuva ibice 11 umurongo wa 4 ndaza kugeza ku murongo wa 7. Ndavuga ibintu bitatu byonyine twongere dusenge. Ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamukera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanije abanyegiputa n'Abisiraheli. Tuvuge ngo amen. Muri iyi minsi namenye amakuru n'abakozi b'Imana ngira ngo basanzwe bayazi, antera ubwoba. Namenye ko Imana ishobora gukoresha umuntu ibintu bikomeye ariko ari igikoresho gusa, itamwemera. Uriho muranyumva? Ku buryo ijya kumuvuga mu buryo bwa detaye cyangwa uburyo bwegeye imbere ikamuvuga nabi, ariko yakorera Imana cyane cyane no mirimo dukora igaragara, yaririmba, yasenga, yabwiriza nkuko ndimo ndabikora. Bamwe bakaba banabyitiranya bakavuga ngo afite amavuta yo hejuru, ngo afite amavuta ahambaye. Ndagira ngo rero tubitandukanye. Gukora ni kimwe, kandi umuntu wese ufite ijwi, ibingibi ndimo ndakora ndongera bisubiremo, ashobora kuza inyigisho yanditse akayitatura akayivuga, ashobora kuba ari eroka. Muranyumva? Hari n'abantu bagira n'impano zo kumenya kuvuga neza, akavuga neza. Ariko dukeneye gukora ibyo byose, ni byiza cyane, ariko tukaba turi abantu ku buryo mu ijuru baba duhamiriza ko turi. Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Sinzi niba muri kunyumva neza. Nimunyumva ibindi ndahita mbivuga mpite nsoza dusenge.
nari ndimo maganiriza ko nagize ikibazo muri iyi minsi cyankomereye cyane, aho umuntu ashobora kubwiriza akabikirangirire, ariko mwabaza amakuru ye yegeye imbere, Imana ikababwira ngo uriya ntago mufite ku rutonde, ni igikoresho gusa. Kandi niba hari abantu bavunika, ni abantu dukora iyi mirimo yitwa imirimo y'Imana, kubera ko turwana intambara dukora icyo twita physical force, imbaraga zisanzwe. Ariko ndifuza ko mu mwanya mutoya Umwuka Wera aduha kugenzura ko turi abantu b'Imana nyakuri. Kandi icyanshimishije, haleluya, ijambo rya kabiri ngiye kuvugaho, umuntu bashobora kumukomera amashyi nkuko mwanyakiriye neza, ndabizi hano turakundana, muri iyi kabuga yose nta badayimoni mpagira, nta mafuti nigeze nkora, agirana ibihe byiza n'Imana. Imana iramunezererwa ku rwego yamuvugaga adahari, ikajya ivuga ngo nubwo Sawuli ampombeye ariko mfite umuntu umeze nkuko nshaka. Urumva ntahari icyo gitaramo, nta wamutumiyemo, ariko imbaraga z'umutima waguye Imana neza ziratuma Imana imuvuga atagize gute, adahari. Ndifuza ko twongera ku masengesho menshi twasenze, abasengewe n'abatasengewe, tubwire Imana ngo Mana, ndashaka kuba umuntu wawe nyakuri. Haleluya. Mose akura Abisirayeli mu Egiputa. Imana irimo kuvana Abisirayeli mu Egiputa yakoresheje ibintu 7. Abantu bakunda gusoma Bibiliya gake babona bikeya, ariko yakoresheje ibintu 7. Harimo ibigerageresho, harimo ibimenyetso, harimo ibitangaza, harimo intambara, harimo amaboko menshi, harimo ukuboko kurambutse, harimo n'ibiteye ubwoba. Kugira ngo bahaguruke, Imana yakubise Farawo nabo bafatanyaga mu Egiputa icyago gikomeye kinaniza Farawo. Aha ndahakura amagambo 2. Ijambo rya mbere, icyo Imana yitumye gukora nta mbaraga zishobora kugihagarika. Tekereza ariko umuntu ufata ubwoko akabukoresha uburetwa, nta muntu umusaba raporo, n'ibihugu bituranye bitamuvugaho. Yarakomeye Farawo, yarakomeye, ntago mubizi, yarakomeye. Ariko Imana kuko ari yabigambiriye ko bagomba guhaguruka. Ijambo rya kabiri nshaka kubabwira, isaha y'Imana ntigirenga. Isaha y'Imana ntirenga, ntago igirenga. Ndanezerewe Jean Paul, isaha y'Imana ntabwo irenga, muzamubireba. Isaha y'Imana ntirenga, iyo ifite gahunda y'ikigomba gukora, isaha y'Imana ntirenga. Umunsi itorero rizazamukira ntituyizi, ariko iyo saha Imana irayizi, ntizarenga. Nivuga ngo shu twase tuzahita tugenda, isaha y'Imana ntirenga. Nta munota, nta segonda, nta wabihagarika, kuko Imana ntigira ibibazo, ntigira zambuteyaje, ntikererwa, ntigira gahunda zikerereza. Isaha y'Imana ntirenga. Hanyuma rero Imana ibwira Mose ikintu gikomeye, aricyo nshaka gusorezaho tugasenga. Iramubwira ngo ngiye gukora ikintu muri isi, muri Egiputa. Ndica abana b'imfura bose uhereye ku mwana w'imfura wa Farawo. 2, nica uburiza bw'amatungo. Uburiza bw'amatungo wenda bitewe n'aho ikinyarwanda abantu baturuka, uburiza ishobora kuba indwara, ariko uburiza ushobora no kuba ku matungo, ushobora kuba itungo ryavutse bwa mbere. Nicyo rero ahangaha Bibiliya ivuga, ntago ivuga uburiza bwa ya ndwara itera umwuma, itera gaze nyinshi mu nda, abaveterineri mutaza kuvangirwa. Ubwo magashyizemo ngo abaveterineri batavangirwa. Hari igihe uvuga ngo uburiza bw'amatungo atize tweguje kutwigisha indwara. Oya, ni uburiza nyine ni yavutse mbere mu zindi. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo rero nzazica, nindangiza nice n'abana b'imfura. Kandi ibintu Imana yavuze, Imana yarabikoze. Ariko nakunze ijambo ririmo, iravuga ngo ariko mwebweho nta Mwisiraheli imbwa izamukira. Reka mvuge ibintu bikomeye nsoza. Abana b'imfura bo mu Egiputa bagomba gupfa, uburiza bw'amatungo bugomba gupfa, muranyumva? Ariko mwebweho mu Bisiraheli ntawe imbwa izamukira. Bivuze ibintu 3 bikomeye. Nta kizabakanga igihe nzaba ndi gukora ibyo, nta kizabatera ubwoba igihe nzaba ndi gukora ibyo,
nta n'ikizabahabya igihe nzaba ndi gukora ibyo ngibyo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka mabwire ikintu cyanejeje. Kuba umuntu w'Imana nyakuri, munyumve neza mu bitahane ndabivuga nitonze. Kuba umuntu w'Imana nyakuri ni icyemezo umuntu afata cyo kudahemukira Imana ibihe byose. Ukavuga ngo ngewe bazahemuka ariko sinzahemuka. Nubwo mbana n'abajura baziba ariko sinzira. Ni icyemezo umuntu afata, hanyuma imbaraga z'Umwuka Wera zikamubashisha kukigumamo. Muranyumva? Ni icyemezo umukobwa afata akavuga ngo abandi bazasambana, bazagira sugar mami, bazagira bya bindi byose bya sugar daddy, nge nzasigara ndi umukobwa. Ariko ndashaka kubabwira ko nubwo ari icyemezo umuntu afata cyo kuba umuntu w'Imana nyakuri, giteza ibibazo. Tuvugana ukuri, giteza ibibazo. Ibihe bibazo rero mu ndebe hano. Icya mbere, Yesu ashimwe, hari igihe bisaba kusigara wenyine. Abandi bose babyemeye, bemeye ibintu, ariko kubera ko ushaka umuntu w'Imana nyakuri ugasigara wenyine. Ntago munyumvise, muvuge ngo birakomeye. Reba nawe, abandi bose barubarara. Ayo magambo murayazi, bari kubarara. Ikigirwamana kiramanitse, igishushanyo kiramanitse mu kibaya cya Dura, abandi bose amabubura, amashako, imyirongi birasakuza, abandi bose bagize gute? None abagabo batatu bivanyemo, kandi se nabo bakomeye ibwami, basigara bahagaze. Krite uburyo bw'imyandikire bwa Bibiliya muri izo nkuru bya Saduraka na Meshaki na Abedenego, umwami yabanje gutungurwa n'ikibaye. Yakavuga ariko se ni mwebwe mwabyitekerereje cyangwa hari akagurupe inyuma yanyu karimo kabashuka? Hari igihe kuba umuntu w'Imana nyakuri bisaba kusigara wenyine, kuko abandi babirundukiyemo, abandi babyemeye, bigasaba kusigara wenyine. Ariko munyemere ndaza kubabwira ijambo rikomeye. Haleluya, haleluya. Cyamaye amagambo mukayongera kuri mushumba yavuze nayo bene data bavuze, mukayatahana, mukayagira ubuzima, yatubera impamba izadutunga mu bihe biri imbere. Barangije arababwira ngo nta muntu, baramubwira ngo mwana, nta mpamvu dufite yo kugusubiza iby'iryo jambo. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, kandi nawe itadukiza ntabwo dushobora guhemuka. Ntabwo dushobora gupfukamira igishushanyo cy'izahabu wakoze. Muranyumva? Ngo ararakara cyane, uburakari mu bana bwinshi cyane. Ariko hari ikintu navumbuye, abantu bose bemeye gusigara bonyine kubera kuba abantu b'Imana nyakuri. Burya namenye ko abatari bonyine. Hari undi mugabo w'umunyakuri uyoboye abantu b'Imana nyakuri, ntagaragara ariko mu bihe bikomeye araboneka, ntagaragara ariko mu bihe bikomeye aragaragara. Ntabwo yagaragaranye nabo. Inkuru irashoje, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ngo barabafashe barakaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro. Byaramunaniye kwihishira. Mushumba yavuze yavuga ngo hari abantu b'abanyakwizera, hari abantu b'abanyakwizera muri Bibiliya tutakwisukira ujya no kuvuga ubwoba bukakwica. Ni ukuri Yesu yaravuze ati sinakwihangana, sinahora nihisha. Mwibuke ko yajyaga agaragara mu bundi buryo. Mwibuke ari kumwe n'Abisiraheli, burya yari ari kumwe n'abijana ku ijana, yababeraga urutare rutagira amazi, ariko mu kanya akabwira Mose ati wowe rubwire rurabyara amazi. Burya yari we, yari urutare hagati muri bo. Yageraho umwijima uteye mu butayu kubera impinduka zaho, agahinduka itara ryaka kugira ngo urugendo rukomeze. Yagera muriho muranyumva, aho ubushyuhe bubaye bwinshi akaba vandarateri kugira ngo kondisiyo z'ubutayu zishoboke. Burya yari ahari 100%, ariko nta munsi yigeze yiyerekana nk'uko yiyerekanye kwa Saduraka na Meshaki na Abedenego. Haleluya, haleluya. Torero ry'Imana, haleluya, haleluya. No kuva kera kose yarari hari umukozi w'umuhanga, ariko ntabwo yigeze yiyerekana nko kuri abagabo. Yaramanutse atemberana nabo. Umwami ngo arebye aravuga ati ko twajugunyemo batatu, uwa kane usa n'umwana w'Imana yaturutse hehe? Ngo arangije aravuga ngo abari abagabo ni mu bakuremo, ngo bakuramo. Icyo nakunze ntiyavuyemo, we ntabwo yasokanye nabo, hasotsemo batatu wasigaramo.
nuhagarara wenyine kubera ko wahamije kuba umuntu w'Imana nyakuri, hari undi mugabo muhagararanye kandi niwe ukeneye, niwe munyembaraga, niwe uhambaye, niwe urema ibintu byose bikabaho. Tugira abarokore bahora n'ipfunwe ngo none se ngo abandi bagabo baransuzugura ngo sinywa ku kayoga. Gumaho ngaho. Umugabo muri kumwe arakomeye, umugabo muri kumwe ni umunyembaraga. Haleluya! Shaka kandi umuntu asoreza nuko bigenda. Hari igihe bisaba kusigara wenyine. Muzaba mureba mu minsi iri imbere abantu bazabwambara. Iyo hagenda habaho icyo bita modernization cyangwa modernization, habaho icyo bita relâchement de la culture. Umuco uratakara. Umuco uratakara, amabere akajya hanze, abagabo bakambara utuntu tutabakwiriye, induru zikavuga. Muriho muranyumva? Mutare mwabona abantu baje hano, umuntu aje kubwiriza yambaye agakoboyi n'agapira kagarukirana umukondo, waza ari umuntu w'umugabo yambaye akabodi. Habaho ibintu byinshi bitakara. Hari igihe uzisanga ari wowe wenyine wambara uko. Ntago munyumvise mama? Hari igihe uzisanga ari wowe ufite ibirebire, nimujya muri anniversaire usanga ni wowe witeze igitambaro wenyine. Abakobwa muri hano, hari igihe muzisanga ari mwebwe musigaye mutajya guha fiance mbere yuko mubana. Isi yarabyemeye abantu kugira ngo babane mu rugo, bisaba umukobwa kujya kubanza kumvisha fiance kubonja. Hari igihe bizasaba yuko, muriho muranyumva, kugira ngo ugire ikintu ubona, ushobora kuzikubita mu bihugu bimwe bisaba kugomba gutanga ikintu, kandi umutima wawe ufunze kuri cyo, bisabe kusigara wenyine. Ariko ntuzaburi wenyine. Hari umugabo mwiza w'inshuti yacu utajya udusiga, utajya udutererana, muzagumana. Amen. Icya kabiri cy'ingorane ya kabiri yo kuba umuntu w'Imana nyakuri, ushobora kuzahura n'abaguhugura baguha impuguro benshi bakubwira kubuza ubwenge. Murambaza ngo abisomye, ntago nibabwire bitabo nasomye, ariko Morodekayi yagize ingorane ikomeye. Urumva bagiye kubona umugabo arinjiye, babona abandi bose ngo barapfukamaga, muriho muranyumva, bakamwubararira, bagakora no ku nkweto ze bakazisoma. Yarakomeye. Nubwo mujya mu murire muri mugabo yarakomeye, ngo umwami yarashize iryo tegeko aravuga ngo najya anyuraho mujye mupfukama mwubarare, bakasoma n'inkweto ze. Bagiye kubona umugabo uciriritse udafite umwanya w'ubuyobozi ukomeye asigaye ahagaze. None nawe akajya mureba nabi, nko yakavuze ati ko ubarara gatoya unyereke yuko nanjye usigare. Babona umugabo ntabwo bafite mu maso. Mwene Hamedata Hamani ngo arangije akajya areba nabi. Noneho abo bakoranaga inama bamugiriye mukuri niyo, baramwegera baramubwira ati ni iki gituma, muzasome Bibiliya mu bice 3 bya Esteri, ni iki gituma utubara? Abantu twese turapfukama tukubara tugasoma inkweto, si icyo. Ubashaka ko aramubwiye ibintu byinshi. Bibiliya yanditse neza ibintu bijyanye n'amatiku, byaba amatiku mu mitwe y'abantu bikuramo. Bibiliya yanditse mu mibare y'umwuka myiza, kuko Imana niyo nyamibare ya mbere. Kuko Imana yandikisha Bibiliya yakoze mu gihe cya kera cy'abatubanjirije, abangaba bakuze, no mu gihe cyacu iracyafite imbaraga, n'abazaza nubwo bazafite iterambere Bibiliya izaba ifite imbaraga. Hanyuma rero baramuhugura baramubwira ati ni iki gituma utubarara? Umva ijambo yababwiye. Yarababwiye ati jewe ndi umuheburayo, ntago twebwe abaheburayo bidukundira. Hari itegeko dufite ritubwira ngo uramye Uwiteka Imana yonyine, ntukagire ikindi kintu yisumbisha. Ngo bakomeza kugenda bamuhugura. Nasomye Bibiliya, bagenda bamuhugura, birangira binaniranye. Bimaze kunanirana, muriho muranyumva, nakunze ibintu bibiri birimo. Mushoreka nkubwira ibintu bibiri nakunze. Nubwo uyu mugabo witwa Hamani yarateye ubwoba, ariko yabonye uwo mugabo ibintu akoze aramutinya. Uzi ko kugira ngo afate umwanzuro yaraguje umwaka wose. Kuraguza umwaka wose, gufata umugabo ku muntu uri cipa, uciriritse, udafite n'akazi gakomeye, ariko abonye ibyemeza afata.
aravuga ati uyu mugabo ashobora kuba afite icyo yishingikirijeho, sinapfa guhubuka, reka njye kuraguza. Bakaraguza inzuzi za mbere zitwa puri, bikanga ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, kwa munane kuranga. Bigeze mu kwa 12, iyo usomye Bibiliya ntabwo wamuraguriraga, yamwemereye kubera ko inzuzi zemeye. Yaravuze ati uyu mugabo azarambirwa nyice kubera iyi pressure, kubera iki gitutu, reka mwemerere. Aramubwira ati genda inzuzi zabaye zo, ugende umugira uko ushaka. Yaramushoboye, 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 yaramushoboye. Abasomyi ba Bibiliya yaramushoboye, yaramushoboye, yaramushoboye. Ntago yigeze amushobora, ahubwo byagenze bite? Umunsi itegeko n'iteka byendaga gusohora, ntago byahindutse. Ndafashishwe, ndekera aho ngaho, ndekera aho ngaho. Nanze kujya mu bintu byinshi, ntago turi mu gitaramo. Haleluya. Icya gatatu, ingorane ya gatatu ku bantu bashaka kuba abantu b'Imana nyakuri, hari igihe bisaba guhomba ibyako kanya biba bigishyushye. Hari igihe ibintu bishyushye bitubihomba. Mu ndebe hano babwire, umugore wa muka Potifari, ndashaka abajene mwese mu ndebe, yari umudamu ufite ibintu bibiri bimwemerera kuba mwiza no gukurura abagabo. Icya mbere, yavukaga mu muco w'Abanyegiputa. Abanyegiputa nibo banduje Abasidonikazi kwisiga ibintu by'amabara. Ibintu by'amabara murabizi? Abadamu mwamubizi? Akenshi nimusoma Bibiliya, nanze kubivuga w'intebe, barabizi. Nashaka abadamu babyumva, none hano n'umugabo ubyumvise. Bisigaga ibintu by'amabara. Ibintu by'amabara rero kubijyanye n'ubwiza bw'abagore nicyo bita attention. Nko kuvuga ngo nawe utanyitayeho ugomba kunyitaho. Ndeba, come on, ndeba. Icyo cyari ikintu cya mbere. Icya kabiri, yari umwe mu badamu birirwaga mu rugo, ntibajyaga bakora. Umugabo yari umusirikare, yibera mu rugo, yisiga, akaraba, ategereza boss. Reba umugore rero wisiga, urya neza, utuye muri quartier nziza, tagira umukungugu. Abona umusore winjiye iwe. Dayimoni nimbi. Dayimoni yo buryizi kugenekereza. Ntimenya amakuru yose ari kuregenekereza. Avuga ati uyu muntu uza gusenga kwa mbere, kwa kabiri akaba hari. Uyu muntu wayoboye itorero igiye. Uyu muntu ubigumamo nkubita mu gitondo tugahurira muri repetition. Uyu muntu nubwo ntazi by'Imana izamukorera kuko ntabizi byose, nasoma bitekerezo by'Imana, ariko uyu muntu hari imigambi myiza Imana imufiteho. Kuko abantu nk'aba ntabwo Imana ijya ibasezerera maramasa. Niko mubyizera? Dayimoni rero yabibonye, ijya muri muka Potifari, yavuga iti ni wowe nakoresha ngo umushobore. Ariko asanga umusore ntazi kugendana n'ibishyushye by'ako kanya, azi gutegereza icyo Imana imubikiye, kuko aricyo gifite imbaraga ku by'ako kanya. Muraho neza torero ry'Imana? Ndifuza ayo magambo muyatahane. Ndiyavugana imbaraga nke kugira ngo ntabasindira, kandi ndashaka gutaha kugira ngo ntabasindira. Ariko ndashaka kubabwira yuko hari igihe bisaba kuhomba ibishyushye by'ako kanya kugira ngo bya bindi Imana ikubikiye by'imbaraga bizasohore mu buzima bwawe. Muriho muranyumva? Arangije muzi cyabaye bwa mbere, noneho yaravuze, aramubwira, yewe Yosefu, ubwo mu kuvuga abantu muri hano muzi ibintu bibera mu ngo. Ubwo yari yaravuze gusa mbere, yamweretse ibimenyetso, ashyiraho, ndabivuga ngo iki, ashyiraho uburyo bwinshi butandukanye bwo kumukurura no kumwereka ko ari uw'agaciro. Niba ari nawe wamuhembaga, ashobora kuba yaramwongeye akantu k'agashahara, aravuga ati shakora neza, yo cyabitama boss, uraho sava. Ariko umwana w'umuhungu nubwo akennye, nubwo ameze nabi, azi kuri n'Imana ye n'ibyo Imana yagambiriye. Bitakaye yahinduka rojyoroyo, azi kubiryamaho akabirinda. Hanyuma rero mwumva icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo arangije aramubwira ngo wanyemerera tukaryamana, undi arahakana. Amusaba noneho ko babana, nabyo arabihakana. Gatatu, ngo amucunga agiye mu nzu ntabandi bagabo barimo, amufata ku ngufu. Yosefu yemera kumusigira umwenda, agenda ntawe afite, kandi yarabizi ko ari ikimenyetso cyamushinja, ariko ajyana umutima Imana izaheraho igakora, kandi Imana yawuhereyeho. Ndafashijwe Jean Paul. Haleluya. Kugira ngo nsoze, haleluya, haleluya,
hari igihe bisaba ko uhomba ibintu bishyushye by'ako kanya, bibitsemo uburozi bwawe, bibitsemo urupfu rwawe, bibitsemo ibyakwica, bibitsemo ibyakwangiza, ugategereza icyo Imana yakugambiriyeho. Kuba umuntu nyakuri ni intambara duhoramo ya buri munsi, turwana nayo buri munsi. Murimo muranyumva? Haleluya, haleluya. Rimwe nakoze ahantu nkorana n'abantu bakunda kunywa akayoga cyane, kandi urumva kubera ko nakuriye muri ADPR ntabwo nanyweye inzoga. Noneho rero bakajya bambwira bati, rero nubwo wigize umupasiteri ujye uza, twebwe tuzajya tukugurira fanta, ariko turagukunda cyane ku kazi, ujye uza dusangirire mu kabari unywe fanta yonyine. Ntabwo rero nose ko ngewe nta nashobora no kwicara mu kabari amasaha angahe, ko mwicara mu masaha atawe, ariko jya uva muri ibyo, jya uboneka abandi bagabo bari. Murimo muranyumva? Ariko nyuma umwe muri baranganiriza mbwira umutego bari baranteze. Urumva mbagera ninjye mukozi wari uhageze, njye kuhakora ibintu nagomba kuhakora, abandi bambanjirije bari abanywi bakoroperaho mu kabari. Noneho magera njye mfite n'ibikabyo byinshi bya gipene, mvuga nturetse no kunywa sinjya njya mu kabari. Baraseka bose, bantega umutego wo kumbwira ngo nyuma y'amezi 3 nzaba nzinywa kubarusha. Hanyuma rero babonye byanze, bantega umutego wo kuntumira mu kabari ngo bajye bangurira fanta, ariko gahunda yari iye kwari ugushyiramo, nkashyiramo ubundi nkakanywa. Muzi icyo nabatsindishije? Narabwiye ntingiye mbwiriza ubutumwa bwiza, sinshobora kujya mu kabari. Amavuta yo mu kabari n'amavuta tugira ntabwo bikorana. Ndababwira ni kandi mfite irari ry'inyama za brochette, nubwo ntagira irari ryinshi ry'inyama. Ntagira irari ry'inyama na fanta, nagura kese yose, nkagura na mucoma, nkakodesha mucoma, nkagura n'ihene yose, nkamubwira ntiyotse, akayokereza iwanjye nkarya, numva ntahaze nkabwira inda ntuzapfe urimbuke ugikuzimu. Hari igihe bisaba kutagendana n'ibihinda, ugahagarara mu ruhande rwawe, ugasigara wenyine. Atari uko utari umugabo wambara ipantaro, atari uko utubashywe, atari uko utari umubyeyi ufite mu nda zeru, mu ndebe hano mvuge, atari uko utari umukobwa mwiza ufite amaguru meza, atari uko utari umusore mwiza ufite pinya, ufite ibizigira, ahubwo kubera ko uri umuntu w'Imana, kandi umuntu w'Imana nyako. Tuvuge ngo amen. Soza rero, haleluya. Daniyeli ni umwe mu rugero rwiza rw'abantu babaye abantu b'Imana nyakuri. Imana iramunezererwa ku rwego rukomeye. Mwumve Daniyeli ikintu yakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Daniyeli ni umwe mu bantu babaye abantu b'Imana nyakuri, kugeza ku rwego umunsi marayika musura amaze igihe asenga, yamubwiye inkuru y'ibiri kuvugwa mu ijuru. Aravuga ngo, yewe Daniyeli mugabo ukunda. Urumva inkuru iri kuvugwa mu ijuru nuko hari Daniyeli umugabo ugize gute? Ukundwa cyane. Gusenga kwawe kwarumviswe, kandi niko kunzanye. Mbega ndashaka kubabaza akabazo gatoya. Mu ijuru hari izihe nkuru zivugwa ku buzima bwawe? Ku buzima bwawe mu ijuru baba bari kuvuga ngo iki? Hanyuma murebe ibintu bikomeye yakoze, byanteye ubwoba, byamusabye ikiguzi gikomeye. Ubundi tubihuze tuvanemo icyifuzo dusenge. Icyambere, yahawe buruse yo kwiga, yahawe uburyo bwo kwiga, kandi abuhabwa, muriho muranyumva, abuhabwa ari umucakara. Baramuzanye, abahanga bagenekereza ko ari mu myaka 16. Imyaka 16 niyo yari afite. Urumva abantu muri hano mufite abana imyaka 16, muza pete umwana w'imyaka 16 agira. Uziko mfite imyaka 16 tuba mu cyaro, hari igihe umuntu yaryaga avoka 9 ku munsi. Abantu twabanye mu cyaro murabyibuka? Sha umuntu yashobora kurya ibisheke, agahekenya ibisheke, agahekenya akajya kongora, akavuze uri gucira hasi cyangwa uri kumira. Buri ufite nk'abana 5 b'imyaka 16 nibwo wabyumva, agafuka k'umuceri upfa. Yari mu myaka ya peti, hanyuma ategerwa kuri apeti, abona ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko bifite ukuntu bihumanye. Nawe arangije afata icyemezo, muriho muranyumva, cyo kwifatira icyuma ku muhogo. Ndanezerewe. Ijuru ntiryavuga, nta hantu na hamwe Imana yavuze, ariko imubika neza, imubika neza, imubika neza. Haleluya, haleluya. Imana imubika neza.
imaze kumubika neza. Nasomye Bibiliya numva ubwo buranyishe, ngo abwira umuntu wari ushinzwe kubarira ati tugerageza iminsi 10 uduharantiye. Ntabwo ari ibishyimbo ibingibi byo mu Rwanda, byo ni byiza rantiye. Hari abantu bariye rantiye iminyeganyege, wala bamwe niko bavuga mu Kinyarwanda, ni twa dushyimbo tumeze ukuntu, bivange n'amazi rero mu nda bibyara yororo. Yoro jya kumva ikintu ikindi, ariko kuko ari icyemezo yafashe kugira ngo abe umuntu w'Imana nyakuri, ibisigaye Imana yadirinze nabyo, Imana yarwanye nabyo. Muziki Imana yakoze ibyo yari kubona mu byo kurya by'ibwami babashyiriragamo, Imana yabizanaga atareba, ikagikora uwo murimo. Ngo bamurebye basanga nta guhinyurwa, asa neza, afite ubwenge mu mutwe. Haleluya, Imana ibana nawe. Arakomeza rero. Undi munsi wa nyuma nshaka kuvugaho, mu ndebe hano nguvugeho nsoza, ni umunsi bamuzamuye akaba umuntu ukomeye. Daniel buriya yarakomeye, kuba muri batatu bakomeye muri empire mu bwami bw'abantu ugafata ibyemezo, ariko akomeye batora itegeko rihinyuza ibintu yabayemo. Kandi mwibuke ko yabibayemo ari umucakara, abibamo yiga, none abigumyemo yarakomeye. Haleluya. Hanyuma rero iryo tegeko batoye rikomeye byaravugaga ngo mu minsi 30 uzagira ikintu asaba agomba kugisaba umwami. Nta yindi Mana yemeye gusabwa, nta yindi Mana yemeye kuvuga. Aravuga ati ibyo ndamira iki? Ngo ahita yongera amasengesho, ahita akingura n'amadirishya ya Yerusalemu, ngo akomeza gahunda. Nta nubwo yasengeye umwami, nta nubwo yasengeye icyo gitero, ngo yari mu gahunda yo mu gushima, ngo yakomeje gahunda yo gushimira Imana nkuko yarasanzwe bigenza. Ngo arakomeza arashima, ngo barangije baragenda baramurega, baravuga ngo wa mugabo w'umunyagano yarenze ku itegeko ritavuguruzwa, kandi igihano kwari kujugunywa mu rwobo rw'intare. Muriho muranyumva? Urumva bashobora kuba baramugiriye inama kananirana, barangije bajya kumuzana bamujugunya mu rwobo rw'intare. Zaramuriye. Murumva ko wa mugabo nubwo atagaragara ariko ahari, ntabwo aboneka ariko arahari, ntabwo agaragara ariko imbaraga ze ziragaragara. Haleluya. Wa mugabo ukunda kwihisha cyane, ariko twarakumenye ko imbaraga zawe zigaragara. No muri aya materaniro ahari mu mbaraga ze, nubwo mutamubona ariko arahari, nubwo akunda kwihisha ariko imbaraga ze ziragaragara. Tuvuge ngo amen. Hanyuma rero murebe icyabaye. Bibiliya iravuga ngo bamujugunya mu rwobo rw'intare. Agezemo Imana ihita ijya ku mwana. Icyambere imutwara ibitotsi. Ni nko kuvuga ngo umuntu wihenze ari mu rwobo rw'intare. Ndifuza ko abarokore tuva mu buzima rusange ugahenda mu maso y'Imana. Muriho muranyumva? Muriho muranyumva? Ku buryo ubura muri korari, muriho muranyumva, Imana igatangira kubwira perezida ngo wa muntu wanjye ari hehe. Hari inkuru bampaye, sinzi niba nawe warayumvise, y'umugabo wakunda kuvuza ingoma cyane, bagiye gusengera hahandi abarokore tujye. None uwo mugabo ngo bajyaga gusenga, we ntago yavuzaga ingoma, yakomaga imirishyo. Imirishyo murayizi, kubera ko ahantu basengeraga ntago byari byemewe kuvuza ingoma. Ngo akayivuza ngo agahita ajya mu mwuka, agafashwa akavuga indimi nyinshi. Umunsi umwe rero ngo agira akabazo, ararwara, yumva ntameze neza. Aravuga ati ntago meze neza, ni mugende. Uzi ko bagezeho ngo Imana ikabirukana. Bagezeho Imana irababwira ngo nta ngoma numvise. We ni imirishyo avuza, ariko kubera umutima bikorana, Imana yabifashe nkaho ari bya sembari bikubita, bya bindi tujya twumva biremereye. Irababwira ngo noneho rero ntabwo arwaye cyane, nubwo arwaye nimugende mu munzanire amvugirize imirishyo. Amasengesho yarahagaze, bajya kumuzana, bahamugeje. Imana ngo yaravuganye nabo. Imana ikwereka n'ikimenyetso gituma uhenda. We ko umuntu uciriritse, abadayimoni barara baniga, imyuka mibi irariniga, dayimoni zirara zisura, nkuko mushumba hoza dusengera, musambanyi kazarara sura, umwijima urarusura. Imana ibashoboze kandi Imana ibaha imbaraga. Haleluya. Daniel ngo Imana ihita igenda yakumwami bitotsi, iravuga ngo umuntu uhenze ari kumwe n'intare, none wowe ufite ibitotsi irabimwambura. Ngo baza kumucurangira umuziki, arababwira ati muhagarike, ndumva bitari kungwa neza. Icya gatatu bamuzaniye ibiryo, arababwira ati nta peti mfite. Ngo ahubwo aratekereza kuri Daniel. Icyo nakunze ngo yaramutekerezaho ibintu byiza gusa.
aravuga ati se nk'ubu Daniyeli zimuriye koko n'ukuntu yarahenze n'ukuntu yangiriraga umumaro, ukuntu atari umunyamanyanga, ukuntu azinduka mu kazi, ukuntu atica, ukuntu uyu mugabo ngo araramutekerezaho neza ijoro ryose niyasinzire, yaratekereza ku muntu ari mu rwobo rw'intare, Kristo bari kumwe ariko arimo arakora n'akazi bwami, baraye bamutekerezaho ngo umwami yazindutse kare kare arahamagara, Daniyeli we, Imana yawe ukorera yabashije kugukiza. Nakunze Daniyeli, yari umurokore pe, ngo asubiriza mu rwobo akiri kumwe n'intare. Mbega ubuhamya! Aravuga ngo Imana yanjye nkorera yohereje marayika wayo andinda iminwa y'intare, kuko nabonetse imbere yayo nta cyaha mfite, kandi nawe mwami ntacyo wanshinja. Umwami rero ahita haba hagashya, murebe agashya kahabaye, bahise bavuguruza amategeko. Ndifuza ko abarokore tuba abantu b'Imana nyakuri, ku buryo Imana izajya ivuguruza amategeko. Hari abantu hano Imana yavuguruje amategeko mubibona, atari ubwenge, atari ubuhanga, atari ubwiza, Imana ivuguruza amategeko kugira ngo igirire neza umuntu wayo. Bibiliya iravuga ngo nuko umwami aravuga ngo noneho mwebwe mwamugambane n'imiryango yanyu, muze tubajugunyemo turebe ko namwe ishyari ribarwanaho. Ishyari hari umuntu ryarwanyeho ngo bakibajugunyaho. Abahanga mu byazoroje muri hano mu by'inyamaswa, intare ni inyamaswa yibona cyane. Niyo igiye kurya ikintu ibanza gutuza, niyo yishe umuhigo ibanza gutuza ikakirya gishyushye, ntabwo igirwana ngo isimbuke. Ngo zarasimbutse zibamenagurira amagufa hejuru zirabamanura, ngo umwami aca iteka aravuga ngo kuva uyu munsi Imana ya Daniyeli niyo Mana ikwiye gusangwa. Ngiye kubabwira itangazo nsoze. Abantu b'Imana nyakuri, ijambo rya mbere ni ikibuga Imana yiyerekaniramo. Murashaka ko Imana izabiyerekaniramo? Za mbaraga muvuga, bwa butware muvuga, ya mirimo muvuga, ya maboko akomeye muvuga, yiyerekanira mu kibuga cyitwa abantu b'Imana nyakuri. N'umuntu w'Imana nyakuri Imana izakwiyerekaniraho. Ntabwo uzapfa Imana itarakwerekaniraho kikomeye, Imana itarakwerekaniraho kihambaye, itarakwerekaniraho ko ari Imana y'imbaraga. Soza kugira ngo dusenge. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, avuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, kandi Bibiliya ikavuga ibyaha nibyo bugome, ngo nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha abagenzi bawe. Mu ndebe hano ndashaka kuvugana n'umukobwa uri hano, umuntu wafashe umushinga wo kuba umuntu w'Imana nyakuri ntabwo asoza ari rojyorojyo, ntabwo asoza ari ikigoryi, ntabwo asoza ari zezenye. Ahubwo Imana ishobora gukora ikosa ry'uko ugenda iteretse abandi bantu, ngibabwire ngo uyu muntu yambereye umuntu w'inyangamugayo, n'imbere y'ibiryo yambereye umuntu w'inyangamugayo, imbere y'umugore asigaye wenyine n'umugore yambereye umugabo. Imana ntishobora gukora iryo kosa, tuvuge ngo amen. Ntishobora gukora iryo kosa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ariko mwebweho nta wimbwa izamokera, kuko muri abantu banjye nta wimbwa izagira gute, ntawe uzaseba, ntawe uzamwara, ntawe uzakorwa n'isoni, nta wimbwa izamokera. Kongera tuvuge ngo amen. Kongera nanone tuvuge ngo amen. Kongera nanone tuvuge ngo amen. Ndabinginga mu mwami wacu Yesu, tuve mu kajagari k'ibintu gahari. Niwacu Nyarugenge mperutse kubibabwira, mu ndebe hano mbisorezeho dusenge. Mu ndebe hano itorero rya Kristo, abashumba babizi cyane, itorero rya Kristo ryarindi ritagaragara, rifite umuyobozi umwe. Ntibisaba yuko tuzabikorera inama, kuko ajya kujyaho nta gitekerezo Imana yadusabye, ntiyadutumiye mu nama, nta nubwo twabigirira ishyari ngo tubibashe. Niwe muyobozi, kandi abari rimwe nta mpinduka zihaba, kuko duhuje Imana imwe, duhuje ibyiringiro bimwe, duhuje umukiza umwe, duhuje ibyiringiro bimwe, duhuje n'umwuka umwe. Murumva hari impinduka zihari? Hanyuma itorero riri ngiri rigaragara, umushumba ashobora kubyuka mu gitondo n'ubwacu muri ADPR bitahaba, ariko ahandi birahaba, akakwirukana akabati singwiyumvamo, usohokera mu rusengero.
ntago barokore muri kunyuma. Ni ahantu hazahora impinduka uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba. Ejo bundi twari dufite mushumba Ruberi, ubu bamusubije wabo ku Gikongoro. Batuzaniye undi witwa Inyasi. Muriho muranyumva? Kandi n'ejo bundi nawe bazamujyana batuzanira undi. Uko siko kuri? Kuko n'itorero ruhorana iki? Kuva najya muri ADP mfite imyaka 4 duhorana impinduka zihoraho. Ikosa rero abantu bamwe bakora bareba ku itorero rigaragara bagahora bagwa ngo bivuyemo ngo kurenda yiretse uragiye wowe. Mbibutse ko mu ndebe hano ngewe Imana yaranteruye inzana muri ADP imbwira ko ari umugisha wanjye uri, ariko umunsi zamvana muri ADP nzajya guhura nayo ADP idahari, nta numwe ADP uzamperekeza. Bivuga ko muri ADP icyo ndi kwakura niki ni ugukora icyo wanzanya mbwiye nkagikora neza mu gihe cyanjye, ningisoza bazanjyana ahandi hano taba ADP. Alo, nta mpamvu nimwe y'impinduka nimwe igomba kungusha, ahubwo ngiye ngomba gukomeza kumubaza ngo mushumba w'intama urashaka ko mpakora iki? Icyo ambwiye gukora yanyohereza kuri toilette nkazikoropa neza, yanyohereza mu kubwiriza nkabwiriza neza nkabikora neza, yanyohereza mu kuba umudiyakoni no kuba muri shingwa bikorwa nkabikora neza. Umurimo wose werekeje amaboko ukawukorana umwete, kuko umunsi umwe muzahura tudahari. Muvuge ngo amen. Hanyuma rero ibindi bihinduka ntabwo bikureba. Nuramuka ukoze amakosa ukarangara bikakugusha, uzabaye umuntu uvangiwe. Bwira mwene so ngo harabwenge, ibirenze ibyo umwuka azabibabwira. Sinsoje kugira ngo dusenge Imana idushoboze kuba abantu b'Imana nyakuri. Hari ibintu bitatu rero bizadushoboza byonyine ngiye kuvuga. Icya mbere, Yesu ashimwe, ni ukumvira umwuka wera. Nasanze mwabivuze, Imana ibahe umugisha. Kumvira iki? Umwuka wera niwe wahawe icyo bita coordination y'ibikorwa, ni operation manager, ni ushinzwe ibikorwa, ni ushinzwe kuyobora abakobwa, akayobora abasore, akayobora abamama, akayobora abapapa. Dutegetswe kumvira iki? Kandi Imana ifungura amatwi yacu, abantu bashyizemo ibiti bakanga kumwumvira, Imana ikuremo ibyo biti n'ibihato twongere twumvira umwuka wera. Nakubwira ngo ni iburyo nubwo abandi bagiye ibumoso ujye iburyo, kuko ni Imana yapimye ikirere cyabibona niho wajya. Muriho muranyumva? Kandi Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, abanze kuyoborwa nawe ntago ari abana b'Imana. Imana ibitubashishe tuyoborwe n'umwuka wera, azatuyobora neza, azatujyana neza. Nta muntu uyoborwa n'umwuka wera ujya uyoba, ntawubaho. Imana idushoboze kumvira umwuka wera. Haleluya. Icya kabiri kizabidushoboza kuba abantu b'Imana nyakuri mu ndebe hano, kuko umwuka wera nanze kumuvugaho byinshi. Azabaha amakuru, azabigisha, azabasobanurira, azabereka inzira munyura, azabagira inama, azakora bya bindi byose. Icya kabiri kizadushoboza kuba abantu b'Imana nyakuri, tuvuge ngo amen. Twongere nanone tuvuge ngo amen. Mukwiye gutekereza ko mwese hari aho muzagera mugakenera Imana yonyine, nta wundi muntu wagufasha. Imana rero muyifate nk'imari iremereye. Basi mutayumva nkaho ifite urukundo, nkayigira neza, nimuyifate nk'imari iremereye muzakenera ejo. Hari abagabo baje muri aya materaniro, hari ikintu Imana yatwemereye kandi nta mugabo uri hano utakyemerewe. Mbabwira ari iki? Icyuya. Imana yaravuze ngo kugira ngo ubone umutsima wo mu butaka izaduha inkunga yitwa iki? Icyuya. Hari abagabo hano batabira icyuya, bamwe bo mu mujyi banasinzira basamye kubera umunaniro. Abadamu bafite ubwenge bakuru bashyizeho abana batoya bashabutse b'abadiyakoni bo gukangura base, kubera ko bakigera mu rugo atarabirya agahita asinzira yasamye kubera umunaniro. Ariko mu ijoro bavuga ngo very good, wubashye ijambo ry'Imana, kuko umugabo utabira icyuya. Muzasome Bibiliya yose, nta hantu havuga umugore w'umunebwe, ntaho. Muzasanga bavuga ibyiciro byinshi by'abagore, abingare, abiki, ariko ntibavuga umugore w'umunebwe. Muzi impamvu batavuga umugore w'umunebwe? N'umukobwa uzigira umunebwe muzamubwiye ngo nibyo wigira bizakuvamo. Kabadamu bagira imirimo myinshi itatuma umunebwe. Abacanye ariko reba televiziyo, akatasasa, umwana konsa akagaruka, urumva waba umunebwe? Nuwa muzabona ari umunebwe ari umukobwa muzamubwire ngo nibyo wigira bizagushiramo. Niyo mpamvu Bibiliya ntivuga umugore w'umunebwe, nta na hamwe ivuga. Ariko ku bagabo idusaba gukora kugira ngo tubone umutsima w'urugo. Muriho murabyumva? Kandi inkunga Imana yatwemereye ni icyuye. Hari ikintu rero navumbuye, naje kumenya ko abagabo bose bo muri iki gihugu cy'u Rwanda bahari nabibabwira,
hari korosi bazagiramo bakenera Imana. Umugabo ashobora kuzinduka afite ubuhanga, afite ubwenge, ahambaye, yarize, akajya gushaka umutsima utunga urugo, agataha nta kintu atahanye, kubera ko ibyo yagezemo bifite amakode ntibyumva ati mfite ubuhanga, ndavuga icyongereza, ndavuga igifaransa. Wabwahagirana ukimuka mu mujyi ukajya mu cyaro. Hari korosi tuzagiramo abagabo mu Rwanda bakenera Imana. Hari aho bigera abana bakakunanira, hari n'abakubita bagakobeka kovunana arakubyaye, umwana akajyamubwira ati yewe nubwo nkubise ariko sinumva, kuko iki murimo ntigikubitwa, ntigihugurwa, ni dayimoni yakakaye. Ariko iyo umugabo yabaniye Imana neza, iyo ugeze ahantu uyikeneye uyivugisha nk'inshuti, uravuga ngo Mana ngwino, ukumva ijwi rikubwira ngo ko ndi hamwe nawe, ninde wagushobora? Haleluya! Ni mubane basi n'Imana nk'abantu bazayikenera ejo. Abasore namwe muri abakandida b'umuruho, nubwo urya iwanyu, nubwo utakwa mukuru wawe, ejo bundi bazakwirukana. Abadamu arimo nsorezaho dusenge, ngiye gusoza dusenge, ngiye kuvuga abadamu n'abakobwa. Abadamu namwe murabizi umugisha Imana yabemereye, nyine ni umuvumo, ariko yarabivuze nyine bivugana neza. Yabemereye akantu, mumbaze ngo nakahe? Umubabaro. Yaravuze ngo mu gihe cyo kubyara nzaba mpari, kandi Imana izaba ihari ije gukora akazi ko gushyira mu bikorwa ijambo ryayo, uriye kongera, to increase pain, kongera umubabaro. Uzi ko umuntu ashaka kuba afite masters ntashobore gusunika umwana, akavuga ati muga ndapfa. Umwana w'imyaka 21 wo mu cyaro wirira ibijumba, mu masegonda akagenda agahita mutahana. Biriya bintu hari umuntu ubimenyera abadamu muri hano. Ni nayo mpamvu ubona abadamu benshi bafite ubwoba, nzamubyara se, none n'amakuru avugwa mu Rwanda usanga ari mabi, ngo haguye umudamu ngo ari kubyara, nakamutwitana none buri gihe n'abahanuzi babi bakajya bahishurwa urupfu, tukubonye upfasha, tubonye serikesha, agahamuka. Kandi Imana yarabyemeye ko izabaho iyo nkunga. Uzi ko ushobora kujya kumubyara ugahera mu gitondo ukamaraho iminsi 3 ataraza yaranze. Abaganga bashobora no kurwana nawe umwana akanga gusohoka, avuga ati iki nicyo kibuga bambwiye gukiniramo. Ariko iyo abana Imana neza, hari ukuntu ishyiramo imiyaga. Ariko nuvuga uyu muntu ndamukeneye muri korari, mukeneye mu kwakira abashyitsi, uyu mubyeyi ndamukeneye kuba marene w'abana b'imfubyi, uyu mubyeyi ndamukeneye n'umumaro, mukeneye mu masengesho, reka mugirire vuba. Nubwo bakubaga ikavuga iti nzaza nkora regeneration nijoro, ikazageza igisebe kacyunga, wowe ukabona urakize, kavuga iti sha twebwe wacu reka tugira imbaraga zahe, ko ari imiyaga bashizemo. Musha abakobwa muri hano, mushaka mwabanira Imana neza, kuko hari aho muzagera muyikenere. Imana muzayikenera, narimvuze ngo Imana muzayikenera, Imana muzayikenera. Ariko ni muyikenera muri abantu b'Imana nyakuri, bizaba ari uburyohe. Nuko ujya ugakomanga nk'inshuti yawe, uti muraho boss, wandengeye se, ujya kumva ibihumuriza biraje, ugatangira kuririmba, ugatangira kumva umunezero, ugatangira kumva ibihe byiza biraje. Imana idushoboze, nubwo mutamwumva ibindi mutahana icyo, ubanira Imana neza nk'umuntu uzayikenera ejo. Nge neretswe mbona Imana muyikeneye. Uyu munsi mushobora kuba mutayikeneye, ariko ejo muzayikenera. Reba hano mvuga icyambere, hari kuza indwara nyinshi ubuhanga n'ubumenyi budafite icyo bukora. Nk'ubwo igufashe byazagenda bite? Gwiro mwegeranye mubazi ko ndi gusoza. Ubu muri iyi minsi kugira imyaka 21 bisobanuye kubona umugabo. Wabwahagirana ufite inzobe yako ukagira no mu nda zero. Igikara wandi buvuga ngo afite jimbirije gakabona umugabo agakora ubukwe paruwase yateranye. Gira mwene songa ibintu byarakomeye birasaba Imana. Kamabwira ikindi kintu, ntimuzi ko kwiga ari byiza. Ndabasabiye mujye mu mashuri mwige nandi menshi, courage rwose. Ariko ushobora kwiga ukarangiza masters ukabwahagirana. Umuntu wigiye gukanika nabwo abyigishiwe n'undi munamba ku kinamba, agakira akageza ajye ku rusengero bwese. Umuntu ni stupid. Kandi iyo amafaranga aje icyongereza kirizamura, hari ama promotion umuntu agira mu mutwe. Wabana Imana nkuzayikenera. Ntabwo kwiga bihagije, birasaba n'Imana ngo gukingure n'imiryango.
ntabwo kugira mu nda zeru bihagije, birasaba n'Imana. Imana ni nacyo nsorezaho, irema umuntu ntiyamushyize mu buzima bwo kwigenga atayifite. Iryo ni ikosa rikomeye. Nta rwego na rumwe uzageraho ngo we gukenera Imana. Urwego rwose uzageraho, wazamuka cyane, wakomera cyane, wagira izina rihambaye cyane, waba umuntu ufite izina rikomeye cyane, uzakenera Imana, kuko Imana ntiyashatse ko twigenga. Hari uburyo yujujemo, ariko hari n'ibindi bicagase. Ukeneye Imana. Imana idushoboze. Umuntu ashobora kutagira ikibazo cyo gukenera Imana, ariko wajya gushyingira umukobwa ugakenera Imana, akakuburabuza. Ugahita sasa bakarakubwira ati mama nunkora ndajya kukurega ku murenge. Kandi yakurega, urimo urangiza uburenganzira bwawe, urimo uramutonganya, iyo ni toca, barakurega bakagufatisha. Ariko nubanira Imana neza, hari ibintu. Icyambere, Imana izafata imyanzuro myiza ku buzima bwawe. Kandi mu isi y'umwuka mwabonye ukuri twiriwe hano, ubu hari imyanzuro myiza Imana arangije gufata. Mushumba yayisengeye twayumvisha. Ubu hari indwara Imana yarangije itanazivuze, irazibwira ngo nimwigendere, uyu si wo kurwara, mugende. Ubu hari ibintu Imana yarangije mu kazi, hari ibintu Imana yarangije mu bana, hari n'ibintu Imana yarangije hazaza. Mukeneye imyanzuro myiza, mukeneye imyanzuro myiza. Ni mu bantu b'Imana nyakuri, hari imyanzuro myiza Imana izafata. Tuvuge ngo amen. Tuvuge nanone ngo amen. Tuvuge nanone ngo amen. Icya kabiri, ikorosi ryo guseberamo abandi basebeyemo, Imana izari gutambutsa mutamwaye, kuko igisebo cyawe cyakwitirirwa Imana. Abantu bari kumwara mu nzego zose, abantu bari kumwara. Umuntu arajya ku kazi mu gitondo agasanga yakanda computer, bakamubwira bati system yafunze, ngwino urebe boss mu biro. Yagera mu biro bati turagushimiye wakoze akazi neza, aba witahiye. Abarokore bari kunyumva? Ntago mubonye abantu harabwenge bamwara. Hari ikorosi abantu baseberamo, ariko nubu umuntu w'Imana nyakuri, Imana izajya gutambutsa utamwaye, kuko amateka yawe yitirirwa Imana. Imana rero ntishaka kubonamo igisebo n'ikimwaro no gukorwa n'isoni. Nubwo inzira imwe yakwifunga, Imana izafungura indi kubw'impamvu zayo, kuko Imana ibifitiye ubushobozi. Imana ibaha umugisha. Nashoje, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Turasengera ibintu bibiri. Muhaguruke dusenge. Dufite amakuru adasubirwaho y'ukuri Imana ibana n'abantu. Nako Bibiliya ivuga, iravuga ngo yitwa Emmanuel, isobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ariko urashaka ko tuva mu manyanga, urashaka ko tuva mu ngeso mbi, urashaka ko tuva mu bintu twamenyereye. Hari abantu bateye intambwe hano baraza barihana, kandi wabikoze neza uyu munsi kuko wari wabipanze. Hanyuma natwe turi imbere yawe turashaka gufata ibyemezo bikomeye. Ntabwo tuzaba turi twenyine, tuzaba turi kumwe nawe. Abantu bareka ibyo bareba bipfuye, abantu bave mu byaha, abantu bareka ingeso mbi, abantu bave mu mwijima, abantu bareke mwana. Turasengera abakobwa ngo babyiyemeze, kandi umwuka wera bibabashishe. Abasore babyiyemeze, abagabo babyiyemeze, ababyeyi babyiyemeze. Hari ibintu Imana yacyahira muri aya materaniro niba uri umuntu w'Imana nyakuri, kugira ngo idakomeza kukangira abagenzi. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Fata umunota umusenge, fata umunota umusenge. Hari ibintu ushobora kuba biri kugukanga mu murimo, hari ibintu biri kuguhabya mu rugo rwawe, hari ibintu by'iterabwoba, hari ibibwa bimoka, hari ibibwa bigusakuriza. Fata umwanya muto usenge. Mu busore bwa hari ibintu biri kugukanga, mu bukumu bwa hari ibintu biri kugukanga. Bwira Imana ngo Mana, ndashaka unkize bino bibwa bimoka, kuko isezerano rufite nuko nta mbwa zizatumokera. Ubwira Imana ngo namenye amakuru, namaze kwisobanukirwa, nta bibwa bizatumokera. Urakoze Mana yacu, dufite amakuru adashidikanywaho ko nta mbwa zizatumokera, yaba mu murimo w'Imana, yaba mu ngo zacu. Turashaka gusenga muri uyu mwanya. Turakwinginze ngo wongere ufate icyemezo cyo kuvuguruza aya majwi no kwirukanira iterabwoba no kurihagarika. Nta mbwa igomba kutumokera. Imbwa zose zamukaga tumenye ko zifite itegeko ritubahirijwe. Mwambwa mwe
turavuze ngo nimuhunge, nimukongere kumoka, mwamajwi ya nijoro, mwamajwi yo kumanywa, mwamajwi yo mu kazi, mwamajwi yo mu ngo, yatumye abantu bata umutwe, yatumye abantu barara badasinziriye, yatumye abantu biheba, yatumye abantu bahamuka, yatumye abantu bagenda bamwaye. Twatatse ibyatwatatse, twatatse imbaraga zatatse abantu, twirukanye umwijima wabegereye, ibimenyetso byo kujijisha byinjiye mu bantu, mitwe idakira, kubabara mu nda, terabwoba ryo kutazabona akazi, terabwoba ryo guseba no kumwara, tugufashe mpiri, turakwatatse. Dayimoni turakumenaguye, wa mwijima we turakwirukanye, izi mbwa zimoka turazirukanye. Abantu b'Imana nibongera bumva Imana, bongere kwiringira kwabo kuzamuke, imbaraga zo kwizera zizamuke, bumva amavuta adasanzwe, bumva ibihe byiza bigendagenda, bumva ijwi ry'Imana rivugana nabo, bumva ibihe bidasanzwe bigendana nabo.